ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza. Nimba ari mu gitondo ugira igitondo cyiza, nimba ari nimugoroba ugira umugoroba mwiza bitewe naho uherereye hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero dufite umugisha wo kwakira umushyitsi musangwa muri studio za Niyo Yabivuze TV. Rero reka tumwakire, abasuhuze, abibwire, ubundi ahita nabagezaho ikimana bikize ku mutima muri aka kanya. Karibu mukozi w'Imana. Ndabashuhuje abantu badukurikirana kuri Niyo Yabivuze TV. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi ubwiza bw'Imana bubagute mu izina rya Yesu. Hanyuma ndabashimira uburyo mubana nanjye, uburyo munyitaho, kumvugisha, kunyandikira. Ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha kandi Imana ijya ibahira mu mirimo y'amaboko yanyu. Hanyuma dushuje abantu bari mu bihugu bitandukanye, abadiaspora bari hano iwacu Rwanda. Nta nubwo twibagiye n'abarwayi bari kwa muganga baruhijwe n'umubiri. Najya ngo mbabwire ngo amaboko y'abantu yananirwa, amaboko y'abaganga yananirwa, ariko amaboko y'Imana ntabwo ajya aruha mu izina rya Yesu. Hanyuma ndabashuhuje, amahoro y'Imana abane namwe, kandi mugende kuri Niyo Yabivuze TV mukande subscribe, mudusharinge. Imana ibahereze umugisha. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana yo kubahwa, uri igiti cy'inganzamarumbu isamba itarumba, uri umunara muremure w'abaguhungiyeho, urwugamo bw'umugaru. Turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye ko waturinze ubuye n'ubugingo ibyaduhize byari byinshi. Mwanditsi wa Zaburi aherutse kuzura umwuka aravuga ngo iyaba Uwiteka atari uri mu ruhande rwacu, ubwabisha bacu baduhagurukiraga baratumize bunguri. Ijambo rikavuga ngo ahimbazwe Yesu utaradutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo, nuhimbazwe mu ngeri mwiza. Mpagaze kuyica n'undasenze kugira ngo ushyigikire mwami, ndi kuyikamera. Mbaraga z'Imana zingote, mbaraga z'Imana zishyigikire iri jambo ngiye kuvuga. Ntabari njye mama Samweli, unyemere cyo wagambiriye gukora ku bantu gikore mu izina rya Yesu. Abaruhijwe n'umubiri ubakize mu izina rya Yesu. Abafite ibibazo bitandukanye umanuka ubarwanirire, kuko uri umugabo w'intwari kandi urugamba waserutsemo ushyirwa ari ukurutsinze mu izina rya Yesu. Unyemere wera wa Israheli, Imana yo kwizerwa, Imana itaginanirwa, Imana idacogora, Imana twabonye bikomeye, Imana twabonye imiryango yatuvuyeho, abantu baduteye amabuye, abantu batujugunye, ariko uraza uradutoragura. Turasenze kugira ngo uganze utegeke, kandi ubwiza bw'Imana bubane nanjye. Urakoze kubikoze tubisabye twizeye izina rya Data wa twese n'idwari ry'Umwuka wera. Amen. Hanyuma ndabashuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Imana yo mu ijuru igiye gute ibahire. Katurimba umuririmbyi umwe: ubugingo bwanjye ni bugufi cyane, twabugereranya n'ubwato mu nyanja, kandi azatugeza mu ijuru amahoro. Ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. Ubugingo bwacu we ni bugufi cyane, twabugererana n'ubwato mu nyanja. Tunyura mu nyanja irimo amakuba, ariko Umukiza wera ni utuyobora. Imana ishimwe. Umuririmbyi hano yuzuye umwuka aravanga ubugingo bwacu ni buto cyane, twabugereranya nk'ubwato mu nyanja. Imana ishimwe. Mbwira abantu ngo ubugingo bwacu ni butoya, ariko umuntu wishingikirije kuri Yesu amubera ubwugamo. Mbwira abantu ngo nimwishingikirize kuri Yesu. Wakwishingikiriza ku bantu ntagire icyo bakumarira, wakwishingikiriza kuri papa na mama wawe ntagire icyo akumarira, ariko umuntu wishingikirije ku Uwiteka amubera igihome. Umuntu wishingikirije ku Uwiteka amubera ubwugamo. Habakuki yaravuze ngo nzahagarara ku munara maze ndindire ngo numve icyo Uwiteka azavugana nanjye. Imana ibahereze umugisha. Tujye gusoma amagambo y'Imana ari muri Mariko ibice 5:25. abantu badukurikiye Mariko ibice 5
umurongo waho wa 25. Umusomyi mwiza nadusomere, Imana yo mu ijuru igire gute imuhereze umugisha. Mariko ibice 5 umurongo wa 25 dusomere. Dusomere Mariko ibice 5 umurongo wa 25. Mariko 5 umurongo wa 25. Yego. Mariko ibice 5 umurongo wa 25. Ndi kubibona bose, ariko umva nta kibazo n'ubundi uziyeditingira wisomere kuko mikoro ntago dusomye turi hano ntago byageramo. Mariko mama pare kunsomere nge ntago nzi gupa yenda gupa ntago. Mariko ibice 5 umurongo wa 25. Kadusome mu izina rya Yesu. Mariko ibice byaho 5 umurongo wa 25. Avuga ngo nuko hariho umugore wari imugongo wari ubimaranye imyaka 12. Yego. Ababazwa n'abaganga n'abavuzi cyane, benshi bageragezaga kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arabaza ati ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese ye abantu barakubyiga, nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Amen. Abarangaguzamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi, kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati mwami wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro, ukire rwose icyo cyago cyawe. Imana ishimwe. Amen. Dusomye amagambo y'Imana ari muri Mariko ibice 5 umurongo wa 25. Imana ishimwe. Amen. Amagambo y'Imana ari muri Mariko ibice byaho 5 umurongo wa 25. Bibiliya yavuze ngo nuko hari umugore ngo wari umaze imyaka 12 ari imugongo. Imana ishimwe. Hanyuma ngo uyu mugore yagerageje
guhura n'abaganga ngo bagera aho bamumarisha ibintu byiwe byose ngo bagira ngo bamukize, ariko uyu mugore ntiyakira. Imana ishimwe. Uyu mugore yari afite ubutunzi. Bibiliya yatubwiye ngo bageragereje kumuvurisha ibintu byiwe byose barabimara, ariko uyu mugore ntiyakira cya cyago kiwe. Bibiliya yavuze ngo uyu mugore yari amaze imyaka 12 ari imugongo. Imana ishimwe. Ngo bagerageresha kumumarisha ibintu byiwe byose, baramuvuza bagira ngo akire, ntiyakira. Mwibuke uyu mugore yahuye n'abadogiteri bize baminuje, ariko ntibagira icyo bamumarira. Amen. Yahuye n'abantu bafite ubuhanga cyangwa se ubwenge, bafite ubumenyi, bafite ubushishozi, ariko uyu mugore arangije ntiyakira indwara yiwe. Imana ishimwe. Ngaza kumva ko Yesu ari bunyure mu mudugudu w'iwabo. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Uyu mugore yumvise ko Yesu anyuze mu mudugudu w'iwabo. Uyu mugore bari baramuhaye akato, nta nshuti yari asigaranye, kuko uyu mugore arananukaga. Imana ishimwe. Dushimiye Imana ko Imana igikora aho byanutse, bitaranuka ntabwo Imana ikora. Haleluya. Hamwe abantu babona ko upfuye nibwo Imana ikora, hamwe abantu babona ko bikurangiranye nibwo Imana ikora, hamwe abantu babona ko utari wo kugirirwa neza nibwo Imana ikora, hamwe inshuti zacecetse nibwo Imana ikora, hamwe papa na mama bakubye baguteye umugongo nibwo Imana ikora. Imana ishimwe. Haleluya. Mwibuke uyu mugore bari baramushyize no mu kato. Imana ishimwe. Inshuti zari zaramushyize mu kato. Nge ndatekereza no mu rusengero asengeragamo bari baramutereye intebe cyangwa se nta n'ukimusuhuza. Amen. N'umugabo yari yarishakiye, yari yaramuhaye akato. Haleluya. Bitewe n'iki cyago yari amaranye igihe abantu bari bamuziho. Imana ishimwe. Najya ngo nkubwire ngo hari icyago abantu bakuzimo, ariko nkuzana ijambo ko Yesu aje gukina finale. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo nuko uyu mugore aza kumva ko Yesu ari bunyure mu mudugudu w'iwabo. Imana ishimwe. Uyu mugore aravuga ngo nisunze umugabo nta kintu yamariye, amafaranga nari intunze ntacyo yamariye, imitungo nari ifite ntacyo yamariye, inshuti nari ifite ntacyo zamariye, imiryango nari ifite ntacyo yamariye. Haleluya. Amashuri nari niringiye ntacyo yamariye. Bibiliya yavuze ngo uyu mugore arangije agira gute? Arangije arabyigana. Haleluya. Ngakimara kubyigana akora ku mwenda wa Yesu. Imana ishimwe. Nkuzana ijambo ngo byigana. Mama, mu kibazo uhagazemo byigana, mu bigeragezo uhagazemo byigana, amagambo ari menshi byigana, divorce ubona yakwegereye byigana, ukore ku mwenda wa Yesu. Kare dubona ikumere nabi byigana, ukore ku mwenda wa Yesu. Kasera abaganga bananiwe byigana, ukore ku mwenda wa Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo uyu mugore yarabyiganye, ako kana kimara kubyigana akora ku mwenda wa Yesu. Akoze ku mwenda wa Yesu, ako kanya isoko y'amaraso muri we irangije irakama. Imana ishimwe. Mwibuke uyu mugore akora ku mwenda wa Yesu ari kubyigana. Hari abantu benshi. Haleluya. Ariko ntabwo yitaye ku magambo y'abana baba, ntabwo yitaye igihe amaze mu kigeragezo, ntabwo yitaye igihe amaze igihe ari kuva. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu mugore ari no kubyigana, baravuze ati n'ubundi urajyahe wowe kuzapfa udakiza, ariko ibyo byose ntiyabitega amatwi. Imana ishimwe. Uyu mugore ari kubyigana. Haleluya. Abantu bamwe bararamukubise banamuryanira inzara, ariko uyu mugore arangije avuga ngo hari icyo ashaka kuri Yesu. Najya ngo nkubwire ngo iyegereze Yesu. Byigana ukore ku mwenda wa Yesu. Haleluya. Mama, byigana ukore ku mwenda wa Yesu. Imana iragukiza uburwayi umazeho igihe. Papa, byigana ukore ku mwenda wa Yesu. Imana iraguhereza ubuzima. Wa mukobwa, byigana ukore ku mwenda wa Yesu. Imana iraguhereza urushako rufatika. Imana ishimwe. Wowe unkurikiye byigana ukore ku mwenda wa Yesu. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya yavuze ngo uyu mugore yarabyiganye. Haleluya. Nkuzana ijambo bita kubyigana. Mbese ubona nta nshuti zihari byigana, mu kazi baguhaye akato byigana, amadeni akumereye nabi byigana, uburwayi bukomereye nabi byigana, agambane kakumereye nabi byigana, abarozi bakuroza byigana, ibihombo bikumereye nabi byigana, abana bakunaniye byigana, urugo rwakunaniye byigana. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo uyu mugore yarabyiganye. Imana ishimwe. Akimara kubyigana akora ku mwenda wa Yesu. Dushimiye Imana kandi Imana yageze isiga hari ibimenyetso byivugira. Ahantu Imana yageze isiga hashinze ibirindiro. Ahantu Imana yageze isiga itanze ikimenyetso. Imana ishimwe cyane. Uyu mugore Yesu
Yesu yageze ku uyu mugore, amaze kugera ku uyu mugore biramenyekana, haleluya, amukiza icyago yari amaranye igihe, amukiza indwara yari amaranye igihe. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu akugereho, agukiza uburwayi umaranye igihe, Imana ishimwe, agukiza ibigeragezo umaranye igihe, Imana ishimwe, agukiza intambara uhagazemo, Imana ishimwe, aguhoza amaruma azi igihe uri kurira, haleluya. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo uyu mugore yarabyigana. Mama, nkuzaniye ijambo bita kubizigana. Papa, wowe nkurikiye nkuzaniye ijambo bita kubizigana. Wa musore nkurikiye nkuzaniye ijambo bita kubizigana. Wa munyamasengesho nkurikiye nkuzaniye ijambo bita kubizigana. Wa mudasipora nkurikiye nkuzaniye ijambo bita kubizigana. Uyu mugore nta bintu byinshi yakoresheje, yarabyiganye muri we, Imana ishimwe. Ariko mwibuke umugore mbere yo kubizigana yarabangije yihaniriza, Imana ishimwe. Nzaniye abantu ijambo bita ngo mu bizigana, ariko mbere yo kubizigana ubanza ibintu ukura mu mutima wawe. Birashoboka yuko hari ibintu muri wowe ufite w'imitsi, ariko banza ubikura. Numara kubikuraho ubyigane ukore ku mwenda wa Yesu, ubwire Yesu ngo Yesu, nkeneye kunkura muri izi ntambara, nkeneye kunkura muri aya makuba, nkeneye kunkura muri ibi bigeragezo, haleluya. Kuko ahantu Yesu yageze asiga hari ikimenyetso, ahantu Yesu yageze asiga amatangazo bakumanikiye, Imana ishimwe, bayamanuye, haleluya. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo uyu mugore arabyiganye, akimara kubyigana akora ku mwenda wa Yesu. Akimara gukora ku mwenda wa Yesu, ako kanya isoko y'amaraso muri we yahise ikama, haleluya. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana igira ibintu igukamya, Imana igukamya amaruma azi igihe uri kurira, Imana ishimwe. Imana igukiza uburwayi umaranye igihe, Imana igukiza amadeni umaranye igihe, Imana igukize topaya siniwa, Imana ishimwe. Birashoboka yuko hari ibintu biri gutuma utari kubizigana ngo ukore ku mwenda wa Yesu, ariko uhereye umunsi ubiziyambure, Imana ishimwe, haleluya. Uhereye umunsi ibyo bintu bizihambure. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo uzaze ucuye umugozi uzaba ubasha umutima, aravuga ngo nezezwa no kubohoka nk'abantu uko nkukorera, Imana ishimwe. Wowe nkurikiye, Imana igira imigozi ica, ntabwo nzi imigozi ikuboshye ariko Imana irayizi. Wa mukobwa nkurikiye, ntabwo nzi imigozi ikuboshye ariko Imana irayizi, Imana ishimwe, haleluya. Bibiliya yavuze ngo uyu mugore yarabyiganye, amen. Mwibuke uyu mugore ari kubyigana, ntabwo yatewe ubwoba n'intambara amazeho igihe, ntabwo yatewe ubwoba n'amagambo amazeho igihe, ntabwo yatewe n'ubwoba n'igihe amaze mu kigeragezo, amen. Uyu mugore yarabyiganye, haleluya. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo bizigana, Imana ishimwe. Wowe nkurikiye byigana, haleluya, kandi ubyigane ukore ku mwenda wa Yesu. Kuko ahantu Yesu yageze amateka arivugira, ahantu Yesu yageze amateka ariranga, Imana ishimwe. Birashoboka ko hari ibindi uri kubiziganira, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo ibyo byose uri kubiziganira bizihorera, ubizigane ukore ku mwenda wa Yesu. Uyu mugore akimara kubyigana yakoze ku mwenda wa Yesu, ako kanya muri we isoko y'amaraso itikama, isoko y'amaraso ikimara gukama, Yesu yumvise hari imbaraga imuvuyemo, amen, haleluya. Mwibuke uyu mugore abyigana akora ku mwenda wa Yesu, isoko y'amaraso muri we yahise ikama. Imaze gukama ahindishwa umushyitsi n'ibizari bimubayeho, haleluya. Amaze guhindishwa umushyitsi, Yesu nawe yumva hari imbaraga imugabanutse, haleluya. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo bizigana, haleluya. Kora ku mwenda wa Yesu, Imana ishimwe. Mama, ongera usenge, haleluya, ongera ukorera Imana, ongera. Uyu mugore yarabyiganye kimara kubizigana akora ku mwenda wa Yesu. Amaze gukora ku mwenda wa Yesu, Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo Yesu yumvise hari imbaraga muri we igabanutsemo, amen. Birakwiye ngo usenge, numara gusenga bigere no kuri Yesu, Imana ishimwe. Mama, birakwiye ngo usenge, ubundi ikibazo utarasubizwa wireka gusenga, utaratabarwa wireka gusenga, haleluya. Imana itarazana ibimenyetso mu rugo yabyivugira yuko usenga, wireka gusenga. Mu kazi uhagazemo Imana itarazana ibimenyetso by'uko usenga, wirekera gusenga, haleluya. Bibiliya yavuze ngo umugore yabyiganye, akimara kubyigana akora ku mwenda wa Yesu. Akimara gukora ku mwenda wa Yesu, isoko muri we y'amaraso irangije irakama, amen. Ikimara gukama ahindishwa umushyitsi bitewe n'ibintu bizari bimubayeho, haleluya. Ngo Yesu nawe yumva hari imbaraga imugabanutse. Birakwiye ngo usenge, birakwiye ngo usenge. N'umurozi mwegeranye amenye gusenga, n'umupfumu ukuroga amenye gusenga, haleluya. N'umupagani muturanye amenye gusenga, na n'abingizi wanyu baguteza zimenye gusenga, haleluya. Imana ishimwe. Ngo Yesu yumvise hari imbaraga muri we igabanutsemo, ngo amaze kumva ko hari imbaraga imugabanutsemo, garahindukira abwira abigishwa be ngo ninde unkozeho, haleluya. Nkuzaniye ijambo ngo kora kuri Yesu. Wowe nkurikiye, mama, kora kuri Yesu, haleluya. Wa musore kora kuri Yesu,
wa mubyeyi we kora kuri Yesu, wa mupapa we kora kuri Yesu. Biba yatubwiye ngo umugore yakoze kuri Yesu, ako kanya muri we isoko y'amaraso irakira. Birakwiye ngo ukore kuri Yesu, Imana igira icyago igukuramo mu izina rya Yesu. Ntabwo nzi icyago uhagazemo, wasanga ari diyabete yanze gukira, wasanga ari ibihaha byanze gukira, wasanga ari keredi ikumereye nabi, wasanga ari abana batumva, wasanga ari ubugumba umazemo igihe. Imana ishimwe, haleluya. Wasanga ari abarozi umaze igihe bakuroga, ariko birivuze ngo iki? Iravuze ngo bizigana. Nkuzana ijambo ngo bizigana. Wa mama we bizigana, wa mukobwa we bizigana, wa musore we bizigana, wa mupapa we bizigana. Imana ishimwe ko kumurinda yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana uwo ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Nkuzana ijambo rivuga ngo Imana izi umwana mutoya, ntabwo ari wowe izareka. Haleluya. Nkuzana ijambo ngo bizigana. Imana ishimwe. Mama wowe bizigana unkurikiye, wa musore we bizigana, wa mupapa we bizigana, wa mukobwa we bizigana. Haleluya. Wa mushumba we bizigana, wa munyamasengesho we bizigana. Bizigana ukirane na Yesu, bakakuremeye igitangaza. Wa mama we bizigana, baka Imana ikuremeye. Birashobora ko wasenze ukabona ntibikoreka, ariko ongera usenge, ongera usenge, ongera usenge. Hindura uburyo bwo gusenga. Imana ishimwe. Hezekiya yahinduye uburyo bwo gusenga, Imana irongera imugarukaho, imwongereye imyaka yo kurama. Haleluya. Nkuzana ijambo rivuga ngo ongera usenge, ongera ubitsigane. Yesu ngo yarahindukiye abwira abigishwa be ngo ninde unkozeho. Impamvu Yesu yabajijwe bari abigisha be nuko yumvise hari imbaraga imuvuyemo. Amen. Yumvise hari imbaraga imuvuyemo, harangije arahindukira abaza Yesu, abaza abigishwa be. Hari ababaza ngo ninde unkozeho. Imana ishimwe. Nagira nkubwire ngo senga na Yesu amenye kuba senga. Senga isengesho rifite intego. Mama senga isengesho rifite intego, papa senga isengesho rifite intego, wa mukobwa senga isengesho rifite intego. Imana ishimwe. Haleluya. Ngabigishwa barahindukira babwira Yesu ngo yamabwira ngo nagasani abantu barabyigana ukagira ngo hari ugukozeho. Haleluya. Ariko Yesu yari yumvise ko hari umunyacyago ubabaye wamukozeho. Yesu yari yumvise yuko hari umuntu wari urembejwe n'uburwayi wamukozeho. Haleluya. Nkuzana ijambo rivuga ngo kora kuri Yesu, kuko iyo ukoze kuri Yesu akugeza kure. Iyo ukoze kuri Yesu hose uranye ko batageze arahakugeza. Iyo ukoze kuri Yesu hose aticaye Imana irahakwicaza. Iyo ukoze kuri Yesu hose ukaticaye Imana irahakwicaza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Nkuzana ijambo ngo kora kuri Yesu. Iyo ukoze kuri Yesu, amena, afata amateka mabi akabyazamo amateka y'umugisha. Iyo ukoze kuri Yesu adafata ubuzima bubi abantu bakumenyereyemo akabuhindura ubuzima bwiza. Nkuzana ijambo ngo kora kuri Yesu, kandi ukora kuri Yesu wiyambura n'ibyaha. Ukora kuri Yesu wiyambura n'ibyaha. Haleluya. Kuko uyu mugore yarabyiganye. Amen. Ngo Yesu aravuga ngo ninde unkozeho. Abigishwa baravuga ngo mwama abantu barabyigana ukagira ngo hari ugukozeho, ariko Yesu yararangije kumva ko hari umuntu umukozeho. Ngo Yesu arangije arahindukira abwira wa mugore, aramubwira ngo igendere kuko ukiza cyago. Aramubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Nkuzana ijambo rivuga ngo mama ongera wizere, ongera ugirire Imana icyizere. Birashoboka yuko hari amasezerano umaranye igihe yanze gusohora, ariko ongera usenge. Imana ishimwe. Birashoboka yuko wicaye mu by'Imana yavuze ariko bikaba bitinze gusohora, ukabona nta shusho. Ongera usenge, ongera ubitsigane. Turi ku ijambo bita kubyigana. Turi ku ijambo bita kubyigana. Haleluya. Uyu mugore yarabyiganye akuramo itsinzi y'Imana. Ntabwo yiteye kujya amaze ku musozi. Najya nkubwira ngo reka kwita kujya umaze ku musozi, reka kwita kujya umaze mu kigeragezo, reka kwita kujya umaze igihe abantu baguca intege. Haleluya. Birashoboka yuko wasenze igihe kinini ntiwasubizwa. Birashoboka ko wazamutse imisozi ugasenga ya 40 ntiwasubizwa, ariko ngera usenge. Amen. Wasanga kukunanirwa kwawe kwaba ari Imana igiye gukora. Nkuzana ijambo rivuga ngo kora kuri Yesu. Amen. Abantu badukurikiranye babwire ngo mukore kuri Yesu. Amen. Mukore kuri Yesu, ibindi byose wishingikirijeho ubizihorere. Amen.
niba wishingikirije ku bakomeye ntacyo bakumarira, niba wishingikirije ku nshuti ntacyo zakumarira, niba wishingikirije ku miryango ntacyo yakumarira. Uyu mugore mwibuke yari afite amafaranga, yari afite imitungo, ariko nta na kimwe kigira icyo kimumarira. Amen. Uyu mugore yari afite imiryango itunze, yari afite umugabo utunze. Amen. Ariko umugore nta na kimwe kimukiza indwara. Bibiliya yavuze ngo yarabyiganye. Haleluya. Wowe nkurikiye byigana, Imana ishimwe. Utinze mu kigeragezo byigana, utinze ku musozi byigana, utinze mu ntambara byigana, mu kazi intambara ari nyinshi byigana, bari kukuroga byigana, amashyira ari menshi byigana, bohereje inkuba byigana. Haleluya. Amagambo ari menshi byigana, indyarya zikumereye nabi byigana, urugo rwakunaniye byigana. Kuko Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo uyu mugore yarabyiganye, hakimara kubyigana akora ku mwenda wa Yesu. Byigana paka ukoze ku mwenda wa Yesu, byigana paka ukoze ku rucundura rwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko uyu mugore yarabyiganye maze kubyigana akora ku mwenda wa Yesu gusa, ako kanya isoko y'amaraso muri we irangije irakira. Babwire ngo ni mu byigana. Ndashoje. Reka dusenge. Reka dusenge. Ariko mbwira abantu ngo mu byigane, abantu bankurikiye ni ukuri igihe tugezemo nicyo kubyigana, igihe tugezemo nicyo gusenga. Amen. Igihe tugezemo nicyo kuba maso. Birashobora ko hari ibindi bintu wishingikirijeho, ariko ibyo byose nta kintu bimaze. Ishingikirize kuri Yesu, niwe buhungiro, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Imana ishimwe. Kandi umuntu wizeye Yesu amubera igihome, umuntu wizeye Yesu amubera ubwugamo. Inshuti zamutaye, Imana ibana nawe. Ni ukuri twagiye tubona Imana imiryango idahari, tubona Imana abantu batwitaruye, bazana ijambo rivango mu byigane mukore kuri Yesu. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana yo kubahwa, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, ufite uko ubigenza ibintu byose bikemera. Ijambo ryawe Mwami rirarema, ijambo rye rirazura, ijambo rye ribeshaho, ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ijambo rye ni inkota itera igahinguranya. Dusengera ijambo kugira ngo uherekeze imbaraga z'Imana ziriganze kandi ziritegeke buri muntu wese uri buryumve ryaho muri mukwa naho rimushyitsa. Urakoze Mwami kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo bambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.